Mwuka wera acunga umutekano muri bameze gute mu buryo bwizewe Rwanda rwa Timoteyo 14 habanga ikibitabo cyawe cyiza wabikijwe kirindisha umwuka wera utubamo umwuka wera wa muri wowe acunga umutekano mu buryo bumeze gute bivuze iki rero bivuze ngo amasezerano Imana yaguhaye nta mpagarara ateye nta Rwanda Revenue nta misoro nta kudeta nta gatarina muraho neza kandi tubitse ibintu bikomeye umusaba mwana ngo nicyo barusha abantu abanga abantu barusha abantu ibintu byose Imana ikubika mu gihe ikubikiye ikindi gihe iyi mibereho yibamo abantu babona umeze nk'uwasaze ariko wahura n'Imana kakubwira ngo ninjye nawe nzabana n'akaramata umwuka wera kandi tarabini Imana kakubwira ngo nzakubeshaho mu minsi ikomeye n'ipantaro imwe n'ijipo imwe gutegeka imukabaho kandi ukuzura umwuka akubika mu gihe akubikiye ikindi gihe kigihe wicaye muri cyo wera akubikiye umwuka wera ni mundabana akajya mu nama nzanira agatebe aho ngaho ihutira ati uyu mwuka bateraga intebe mu Isiriya umwuka nta ntebe yabasabaga yayijyaniraga ndagira ngo nkumenyeshe ko najya gushaka amakuru y'ibikurwanya ntawe azatira intebe yijyanira intebe bajyana bakicara intebe yakorwa hari bari bakiciriza bakora inama baravuga ngo uyu mwami tuzamugenza gutya umwuka wicaye aragenda atata ababisha uyu mwuka wera afite umurimo wo gutata ababisha baguhiga maneko ivuye ku Mana yitwa umwuka wera akunekera ababisha aramubwira ati reka twirire twinywera mbonye ingabo zirusha ziriye ubushobozi ndagira ngo nkumenyeshe ngo hari ingabo zirusha ziriye ubushobozi hari ingabo Mana yahamagaye mu gatwaye biramwa ngo wenuruzi cyo banduze ngo niyo murinzi yamubwira ngo warebye neza ko ndindi ijambo kugira ngo nzabisohoze iyi Mana ivuganye nawe ifata icyemezo cyo kohereza ingabo zirindi ijambo umuntu ufite umwuka wera agira ingendo ye asohoka igihe abisha ariko mbabwira akantu gakomeye uyu mwuka wera aruta ibintu byinshi turimo dusaba kuko iyo tumufite arabituzanira agira gute agira ate umwuka wera azana akazi mwuka wera azana amadolari mwuka wera azana amazu hayatera amapine n'uguyanga ibintu utategerezaga bikakugeraho ikimenyetso ukingisha urugero tugeze bakingisha ntagusubiremo ukingisha urwego batakingishije kubera umwuka Elisa aravuga ati mbese murashaka nde abwira Imana ati bampumira amaso bakore ku maso bahume ngo arangije avuga ati mushaka nde dushaka Elisa avuga ati mungi nyuma uyu mwuka wera afite ubushobozi bwo guhumisha no guhumura hari ibintu umwuka yahumishije ubijya imbere bitakureba ubijyana ahantu ushaka impamvu aho unyuze barahagushakira ariko ntabwo bakubona umwuka waraguhishe abantu umwuka yahishe mu buryo bw'amina cyane umwuka arahisha Data wa twese wo mu gihugu cyo mu ijuru tugiye kumva ijambo ryawe reka mwami nyiri Imana umuja wawe arahagaze reka
muhagararemo, reka uvugire muri we, kandi neza yawe tuyumve muri we, ubutware bwawe bubonekere muri we, ntaba ari we ntaba ari twe, izina ryawe ryera rihabwa icyubahiro, ubikorere kwiyubahisha nk'umwami wacu, nawe tuguteze amatwi nk'umubyeyi, natwe mwami nyir'ibintu twumve nk'abana, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Amazina nitwa Iyakaremye Onesifore, ndi umugabo, mfite umugore n'abana 10, abahungu 6 n'abakobwa 4. Ku mazina y'umugisha nitwa Papa Debora, ntuye Igihogwe, n'undi umukristo wa Gihogwe. Imana duhana umugisha. Mvuka hano bita Nyacyonga, mvuka mu bana 18 ba mama na papa, ndi umwana wa 14, ndakishijwe, ndi umukirisitu. Dusigaye turi abana 2, uwa kabiri ni wa 14, ariko nabyo turabishimira Imana. Simbibwiye nongeye garuka hano, nigeze kuza hano nijoro ndi kumwe na korari hari inyuma, nongeye garuka hano. Imana duhana umugisha. Mperutse hano bamfite amenyo yose, murabona ko yakutse kubera impanuka, havuyemo 3 ariko ndacyakijijwe. Imana iraturinze. Ndagira ngo rero tuganire amagambo y'Imana. Nasanze hano hari ibihe byiza, abatubanjije batubwiye Imana neza, kandi iyo Imana yivuze neza iraza. Twibukiranye ko nubwo yaravuze ngo 2 cyangwa 3 bicaye ahantu hamwe bavuga izina ryayo, yimura ibyicaro. Ibyicaro byayo irabyimura kubera abantu 2 cyangwa 3. None muri umubare uri ngaho kungana, birumvikana ko itabura kubyimura. Turashimira Imana yemeye ibyicaro ikaza muri iteraniro rya Rukiri. Mwihaye icyubahiro. Ndashaka ko tuganira amagambo y'Imana, ndumva ko tuganira ku Mwuka Wera. Umwuka Wera, Umwuka Wera. Turimba rero muri 107 mu ndirimbo z'agakiza, kandi twese duhagurutse. Nta muntu ubagara yicaye, nta n'uhinga yifubitse, nubwo yabikora nta mubyizi yabona. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka w'ihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa na n'umwuka w'ihoraho, ushaka umwuka wera, Yesu awutugeneye. Ushaka umwuka wera, Yesu awutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wowe neza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye. Mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko yabonye kuyoberwa n'umubiri wawe musa, mutigaruka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu awutugeneye. Turamusaba
mwami turagusaza mu biganza weze umufasha wacu kuko dufite intambara ikomeye yo mu isi turamukwiye rwose dushaka umwuka wera ni Yesu watugeneye dushaka umwuka wera ni Yesu watugeneye ukakora imirimo umwuka wera akora imirimo ikomeye niwo wemeza abantu tugirwa cyane iyo tutakimwumva twibaza icyo twakora dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye mu gihe ubona ko utagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye turagusaba mwami Yesu mwohereze uwo mufasha wacu kuko dufite intambara ikomeye mu isi turamukwiye rwose dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Yesu ashimwe. Murumva mugize icyifuzo cyo gushaka uyu mwuka ngo mu gihe ubona ko utakimufite ngo hari impamvu ibara biteye, reka dusome amagambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu kwanditswe na Yohana ibice 9. Umuntu wihuta maze dusomere. Sari reka tubanze hano naze dusomere umuntu wihuta ibice 16 umurongo wa 12 kwa Yohana 13:12 hagiye umuntu wihuta dusomere. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kungana iki kose, kuko atazavuga kubwe. Uwo mwuka ntago azavuga kubwe, ahubwo azumva n'ibyo azavuga. Ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwazanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Amen. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 19 kugera kuri 21. Rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 19 kugera kuri 21. Uhagaze n'imana dusomere. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 19 kugera kuri 21. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 19 kugeza ku 20 haravuga ngo
kugeza kuri 11. nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka. Ave mu bidatunganye. Mu nzu y'inyumba. Ntihame ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa. Ahubwo habamo n'iby'ibiti. N'iby'ibumba. Kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro. Yego. Naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Yego. Nuko rero umuntu niyeza. Akitandukanya n'ibidatunganye. Yego. Azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro. Cyejejwe. Kigirira nyiracyo umumaro. Kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Kandi icyo kintu cyatunganirijwe imirimo myiza ingana iki? Yose. Nimuvuge ngo amen. Amen. Mutungira umuntu w'Imana ibiganza musabire umugisha. Murakoze cyane. Tuganiriye amagambo menshi kandi meza. Amagambo atwibutsa umwuka wera cyangwa se ibihe twahoranye cyangwa ibihe tujya tugira ariko tugomba kwibuka. Yesu ashimwe. Ibi bihe rero by'umwuka, uyu mwuka tujye kuganiraho, umwanditsi yavuze aravuga ngo nyamara ndetse tujye kubabwira ariko ntabwo mubasha kubyumva kubera igihe murimo. Ariko gato cyane umwuka wo kuri naza azabamenyesha ibyo mutigeze mumenya kandi azababwira ibyo akuye ku Mana. Ikindi kandi azagenda yenda no kuby'Imana bazanire. Siko tubwiwe. Yesu ashimwe. Tuganira n'amagambo atubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Tuguharitse n'iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Turashimira Imana ko hari urufatiro. Ubuzima bwa buri munsi abantu dutuyemo haba hakenewe urufatiro. N'ubu twaje gusenga ubona abantu bicaye ahangaha, hari impamvu bicaje, ariko impamvu nyamukuru hari ikintu bashaka ku Mana. Sibyo rata? Kandi iyi Mana abatubanjirije batubwiye ko rwose yisabye iguha. Nanjye kandi ko mbyizera. Yesu ashimwe. Dushaka ko tuganira kuri uyu mwuka wera ujya ahantu twese tutagera akatuzanira umuryango utabigizemo uruhare, abakomeye batabigizemo uruhare, ndetse nawe ubwawe imbaraga zawe ntacyo zamaze, ariko umwuka wera akagenda akabikura ahantu biri akabizana. Yesu ashimwe. Uyu mwuka wera Yesu yaragiye kugenda ngo bigishwe bagira ikibazo. Bamubwira turamutse ugiye ntabwo twagubwa neza kuko urufatiro rwacu ugiye twaba tuguwe nabi. Bugumye ahangaha abibutsa yuko hari urundi rufatiro. Arababwira ngo nyamara rero ibyiza ni uko ngenda kuko ndamutse ntagiye mwaguma uko muri. Aravuga ngo ariko inyuma nimara kugenda nzabohereza umufasha. Umufasha azaba ari umwuka wera. Yesu ashimwe. Bivuze ngo umwuka ni Yesu wamwohereje kuko yaje gusimbura Yesu muri iyo minsi kugira ngo adufashe. Kandi umufasha arakenewe. Muraho neza? Impamvu n'abasore bashaka abafasha bagahinduka abagabo. Uhinduka umugabo kubera ko wabonye umugore. Sibyo? Nibwo witwa izina ry'uko wabaye umugabo. Ndetse n'imirire irahinduka n'ubuzima buhita buhinduka. Niba warya agacapati n'ibishyimbo utangira kurya neza byatetswe n'umugore. Siko bimeze se? Umufasha ni mwiza. Niba wanaburaraga umufasha atangira kugutekera. Atangira gufisha amazi, akaba amazi meza, ukagubwa neza. None umufasha adakenewe rata. Yesu ashimwe. Uyu mwuka rero nanjye ngo tuganireho. Uyu mwuka afite amashami 5. Mwuka wera akoreramo. Uyu mwuka afite amashami 5 akoreramo. Tugiye kuganira mu mwanya mutoya.
ishami rya mbere ryitwa ubutasi. Iki ubutasi ni maneko cyangwa intelligence. Yego, umuntu gutata akakuneka akagukuramo ibintu utekereza akabidepoza aho bamutumye. Iri shami rya mbere ry'umwuka akoreramo ryitwa ubutasi. Ishami rya kabiri urayisanga mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorino 10:5. Umwuka wera agira ububasha. Agira iki? Uyu mwuka agira ububasha bwo guterura. Bwo kugira gutema? Bwo guterura akanakubita hasi. Ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana muri wowe. Sifa kwa Mungu. Uyu mwuka urumva afite umumaro muri twebwe. We agira ubushobozi bwo kuguterurira bya bintu byose byakunaniye. Muraho bya bintu byose byakunaniye. Bya bintu byose byakubuje umutekano. Wa murozi wakuzengereje. Bwa bukene, bya bintu byose bibangamira umugambi w'Imana muri wowe. Umwuka arabiterura. Mbwira uwo muntu ngo umwuka arabiterura. Afite ubushobozi n'ububasha bwo guterura agakubita hasi ikintu cyose. Ikintu cyose kiguhagurukiye ngo kirwanye Imana, umwuka wera akiguterurira. Haleluya. Uyu mwuka wera afite ubushobozi bwo kwimura. Kugira gute? Kwimura ibintu byose biri mu nzira. Byose biri mu nzira. Umwuka wera biterwa akabyimura akakuzanira ibikunezeza mu cyimbo cy'amarira, aho abantu babona ko ugiye gushavura bakabona utangiye kuzamura indirimbo zaburi n'ibibero by'umwuka bikuzura muri wowe. Umwuka wera imura. Uyu mwuka wera afite ubushobozi bwo kubaka ikiraro, urutindo, akakurenza iminsi mibi, akagutambutsa aho imiryango itagutambukije, akagutambutsa amateka yakuranze, akagutambutsa ibihe bikomeye, akakurenza iminsi mibi. Uyu mwuka afite ubushobozi bwo kukurenza aho abantu bagutegeye, arahakurenza. Uyu mwuka wera ashyiraho, afite ubushobozi bwo gushyiraho igenamigambi. Ashyiraho igenamigambi, baba babishaka baba batabishaka. Umwuka wera ashyiraho igenamigambi. Uyu mwuka wera afite ubushobozi bwo kurema ibintu bitariho bikaremeka. Umwuka wera afite imbaraga zo kuvuga, avuga ibintu abantu batavuga, anyuranya indimi. Iyo bakubwiye ngo urapfuye arakubwira ngo ubayeho, iyo bakubwira ngo urashonje abavuga ngo uzishwa n'inzara, iyo bakubwira ngo uzasabiriza abavuga ngo uzakwagura. Uyu mwuka wera aravuga. Uyu mwuka aravuga. Abantu bicaye aha ngaha dufite amakuru twahawe n'umwuka. Kandi uyu mwuka iyo avuganye nawe, iyo uvuganye uyu mwuka wera, mwavuganye akwibagiza intimba n'agahinda watewe n'iminsi, aguhanagura amarira iminsi yaguteye. Uyu mwuka wera avugane nawe. Uvuga ukuntu umuririmbyi aririmbye ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha, ariko umunsi nzagutaramira uzagira ikintu umbwire. Avuga ngo narizeye ijambo wambwiye, avuga ngo ariko sinkabure ku mbaraga. Uyu mwuka atanga imbaraga. Uyu mwuka ariko
ku masama ngo tiyikintu gikomeye ngo ab'isi ntabwo bazamuhabwa nta naho bamukura nubwo baba bakomeye uyu mwuka aza mu bantu babaye imbere y'Imana igihe intebe y'Imana yimutse ugerageza kugira ngo intebe y'Imana yimukiye mwuka bahari hano ryo guterura ariko hari abantu Imana yigeze guterurira bati aterahare bati yarateruriye icyana ahantu ntukaraterura ndugu yangu ntukaraterura agaterura abacuraguzi bari ku muryango wawe ntukaraterura ntukayakubakiye ikiraro kikurenza iminsi mibi aho bari bagutegeye ntabwo bahakuboneye ntukarati Imana ishimwe tushimira uyu mwuka afite ubushobozi bwo guterura uyu mwuka ko musabiye amashyi mwayakoma umwuka waramusabiye amashyi nimuyakome muvuze impundu afata ibintu bitekerezwa mu mitima afata iki afata ibintu bitekerezwa mu mutima afata ibiki afata ibintu bitekerezwa akakugendera akagufatira mpiri ibintu abantu batekereza ubwana yafashe mpiri ibitekerezo n'imigambi ku mugabo bita Daniyeli banzuye ko bagomba kumunaga mu rwobo rw'intare kamurya Imana ifata inzasaya z'intare uwo ni umwuka afata inzasaya uyu mwuka aragenda ajya mu ntebe zimaze igihe zishonje aravuga ati amasengesho aracyakomeje kandi uko uyu mugabo yasengaga niko Imana ibura ko imuhagazeho ngo uyu mwuka aragenda araza umwami ijoro afite ubushobozi bwo gufata abakomeye barya akavuga ngo murare mwicaye abuze umwami ijoro ngo ntusinzire ntukarabe uwo ni umwuka uwo ni umuki ntukarabe nturyame kuri matora nziza ntunywe vino ntunywe umuvinyo abacuranzi bawe uyu munsi nanga bazimanike kubera umuntu wanjye umwe aravuga ati nta n'ibintu byo kunezerwa nshaka nta mpundu nta birori umuntu w'Imana uyu mugabo arara ijoro burinda bucya azinuka ahamagara izina uwo bibwiraga ko yariwe n'intare habaho amakuru yo kumuhamagara abantu bumvaga uri bupfe Imana itanze amakuru ngo nibaguhamagare bagukura ahantu uri uyu mwuka yafashe uyu mwana aravuga ngo hamagara Daniyeli nta byiringiro by'uko yari ariho bari bagifite ariko kubera umwami ati Daniyeli mugaragu w'Imana Imana yawukore yakuri mwuka ni umwigisha uyu mwuka yigisha umuntu uburyo agomba kubaho mu gihe gikomeye afata umuntu ufite ipantaro imwe n'ishati imwe yego akamubwira ngo uyifura nijoro gahunda no kuyitera ipantaro cyangwa uyishyire mu kayaga uyambare uyu mwuka arigisha uyu mwuka wera akwigisha uburyo ubaho abandi batabyemera batabibona hari abantu baba mu buzima abandi batabona ariko bakarenga bakabaho byose bikorwa n'umwuka murahota ayiwe iri shami rya kane ryitwa imibereho myiza sosho jya mu rwandiko rwa mbere rw'abikorera 12 uyu mwuka wera atanga imibereho myiza
aguha imibereho ukabaho mu buryo butagaragarira abantu, mu buryo batabona, Imana ikakubika mu gihe ikubisha ikindi gihe. Mibereho myiza Imana ikubika mu gihe ikubika ikindi gihe. Iyi mibereho uyibamo abantu babona umeze nk'uwasaze, ariko wahura n'Imana kakubwira ngo ninjye nawe nzabana n'akaramata Mwuka Wera tarabirima kakubwira ngo nzakubeshaho mu minsi ikomeye. N'ipantaro imwe n'ijipo imwe gutegeka kimwe ukabaho kandi ukuzura umwuka. Akubika mu gihe akubikiye ikindi gihe. Iki gihe wicayemo nicyo yari yarakubikiye. Mwabyumvise neza? Nicyo yari yarakubikiye. Mana wowe Imana ishimwe. Ishami rya 5, Umwuka Wera acunga umutekano mu buryo bwizewe. Mwuka Wera acunga umutekano muri bameze gute? Mu buryo bwizewe. Rwaruko Rwanda rwa Timoteyo 14 haba ngo ikibitabo cyawe cyiza wabikijwe kirindisha Umwuka Wera utubamo. Umwuka Wera wa muri wowe acunga umutekano mu buryo bumeze gute? Bivuze iki rero? Bivuze ngo amasezerano Imana yaguhaye nta mpagarara ateye, nta Rwanda Revenue, nta misoro, nta kudeta, nta gatarina. Muraho neza? Kandi tubitse ibintu bikomeye. Umusore baravuga ngo nicyo barusha abantu, baravuga abantu barusha abantu ibintu byose, ariko cyambere babitse ibintu byavuzwe nande? N'Imana. Dufite Umwuka Wera twabikijwe imana irenze y'abandi. Tuyifata y'ahantu Imana ibika. Kandi buriya akamubwira umuntu ukubitse amakuru aba akwizeye. Abantu Imana yabikije amakuru mu izamura icyubahiro, yabikije amakuru. Ufite amakuru wabikijwe n'Imana. Reka twivugire ku ntego bita ubutasi. Yego, Mwuka Wera akoreramo. Uyu Mwuka Wera urwego rwitwa ubutasi ni urwego rukora ku manywa na nijoro. Imvura yaguye uru rwego rurakora. Kandi umutasi ni umuntu wizerwa ku buryo azana amakuru mu bintu bihenda barokore ndetse n'igihugu hahenda amakuru. Niyo mpamvu abarokore dukunda amakuru. Mwari bakana yakunda abahanuzi we, njyewe ndabakunda. Jewe nkunda abahanuzi 100%. Icyo ntabwo nagiye umuhanuzi kuko atanga amakuru kandi aba yatumwe n'Imana. Umwuka ajya kwenda ku by'Imana akamushyiramo nawe akabituzanira. Mukunda abanyamakuru kuko mwamwikirije. Urwego rwitwa ubutasi rero nujya mu gitabo cya 2 cy'Abami 6:8 urahasanga amakuru y'intambara ikomeye y'umwami w'Isiriya arimo arwanya umwami w'Isiraheli. Uyu mwami w'Isiriya yari afite ubugombe bukomeye, ariko Imana ifata amakuru yose yo mu Isiriya iyashyira umuntu w'Imana witwa Elisa. Umwuka Wera ni mu ndabana akajya mu nama. Nzanira agatebe aho ngaho ihutira ati uyu mwuka bateraga intebe mu Isiriya. Umwuka nta ntebe yabasabaga, yarayijyaniraga.
ndagira ngo nkumenyeshe ko najya gushaka amakuru y'ibikurwanya nta muntu azatira intebe yijyaniye intebe bajyana bakicara intebe ikorwa hari bari bakiciriza bakora inama baravuga ngo uyu mwami tuzamugenza gutya umwuka yicaye aragenda atata ababisha uyu mwuka wera afite umurimo wo gutata ababisha baguhiga maneko ivuye ku Mana yitwa umwuka wera akunekera ababisha hakaza akabwiriza ati burya navuye kuneka hamagara umwami mubwire amakuru kuko nanetse ngo haba ikibazo gikomeye Isiriya haba urugamba rukomeye amakuru aracishikana ngo abantu babo babunze amagambo ngo bagenda bavuga ibintu byose by'Isiriya inama y'ubwami bamenye amabanga ariko ntago bari barayamenye umwuka wera yarahari ako gatsi ukigenderaho kuba amapingu yari yaje kuba ageze yari yakinguwe ntuyinjire kuba bisha bataragufashe mpiri ngo bakore ibyo bashaka umwuka wera yari muri iyo nama yari muri iyo nama ajya mu nama ziduhiga kandi yijyanira intebe ntabayitira mwuka afite intebe yo kujya kwicara mu nama iguhiga yo kwicara mu nama ikurwanya ngo umwami aravuga ati kubera iki mumena amabanga haba inama itunguranye kandi uyu muhanuzi w'Imana ahari umwuka agenda yihuta abibwira Elisa ndagira ngo uyu munsi dusabe guhabwa amakuru duhinduka abantu bizewe ndagira ngo duhinduke abantu bizewe kugeza ubwo tubitswa amakuru ndagira ngo uhinduke umuntu wizewe kugera ubwo ubika amakuru ngo baragenda ngo umwana aranzara ngo noneho uwo mugabo mugende mumuzanire ngo baragenda bagota inzu yabo Abayisirayeli ngo bagota urugo rwose ngo barazenguruka ngo Gihazi asohotse umuntu utagira umwuka wera ameze nk'umuntu utwasiye amaze atagira perime bamwita ndi uwo muntu rata sa kintu uyu munsi ntutahuri sa kintu uyu munsi ntutahurinde uri sa kintu dukeneye umwuka kandi umwuka aragabura atagiraga umwuka abantu rero batagira umwuka wera bagira amakuru yitwa biraci amakuru yose wumvise yabiracitse wayabwiwe n'abatagira umwuka wera ntagutera ubwoba Elisa aramubwira ati Gihazi warangiye azamukira amaguru mato y'iteka nkorera ku maso yewe muhungu utagira umwuka wera ngo Gihazi abonye amaso ahindutse y'amaso areba ibicika yavuyeho agira amaso areba iby'Imana ikora ya 2005 aramubwira ati reka twirire twinywere mbonye ingabo zirusha ziriya ubushobozi ndagira ngo mumenyeshe ngo hari ingabo zirusha ziriya ubushobozi hari ingabo Imana
yahamagaye umugatwa Yeremiya ngo nuruzi cyo banduze ngo y'umurinzi yamubwira ngo warebye neza ko ndindi jambo kugira ngo nzabisohoze iyi Imana ivuganye nawe ifata icyemezo cyo kohereza ingabo z'indi jambo iyi Mana Elisa sotse wangu igihe abishakiye umuntu ufite umwuka wera agira ingendo ye asohoka igihe abishakiye ariko mbabwira akantu gakomeye uyu mwuka wera aruta ibintu byinshi turimo dusaba kuko iyo tumufite arabituzanira agira gute agira ate umwuka wera azana akazi mwuka wera akazana amadolari mwuka wera azana amazu hayatera amapine n'uguyanga ibintu utategerezaga bikakugeraho ikimenyetso ukingisha urugero batigeze bakingisha ntagusubiremo ukingisha urwego batakingishije kubera umwuka Elisa aravuga ati mbese murashaka nde abwira Imana ati bampumira amaso bakore ku maso bahume ngo arangije avuga ati mushaka nde dushaka Elisa avuga ati mungi nyuma uyu mwuka wera afite ubushobozi bwo guhumisha no guhumura hari ibintu umwuka yahumishije ubijya imbere bitakureba ubijyana ahantu ushaka impamvu aho unyuze barahagushakira ariko ntabwo bakubona umwuka waraguhishe abantu umwuka yahishe mu ngo amina cyane umwuka arahisha umwuka arahisha umwuka araguhisha bakaza bashaka wowe bakakura bakureba dufite ibimenyetso haleluya ngo abageze Dotani agezeyo umwami aramubwira ati karabaye Elisa aramubwira ati tuza ibirimo kureba n'ibihumye byose byarahumye ndavugana n'umuntu umaze iminsi afite umuntu wirukankana ndagira ngo yihanurira abibwire ngo n'ibihumye oya bwira bya bintu byose ngo mwarahumye byakubuje gusinzira byarahumye ibikuraza ijoro byarahumye bya bindi byose ntabwo bireba iyo biza kureba mu myaka 8 ntabwo uriya mugabo yarabyaye ntabwo birora muraho ya majwi wumva n'ay'impumyi amajwi gucunaguza n'ay'impumyi umwuka wera arahumura wera guhumuye abantu bahumura umwuka mutera haleluya umwami avuga ati tugiye kubica tubarangize aravuga ati bihorere bifatiwe umwuka yabafashe reka tubagaburire nibamara guhaga bagende babwire umwami w'Isiriya ko mu Isirayeli hari Imana itangazo riravuze ngo Imana y'Isirayeli ibarengeye hakiri kare Yesu ashimwe iyi maneko nubwo tunekera babisha natwe iratuneka muraho natwe igira gute yanetse uwitwa Ananiya na Safira uyu mwuka wera akunekera babisha akagaruka nawe akakuneka Ananiya na Safira mwuka warabanetse bajya kugurisha abaneka bagaruka mwabyo bisa neza abanekera imbere ya Petero arabaneka
yakoze n'igikorwa cyo kubaniga. Ananiya yafashwe n'ubwoba, kwihana nabyo ntiyabibasha. Satana amunangira umutima, Petero aramutumbira cyane, ikubita hasi, umwuka urahera bamujyana kumuhamba. Ananiya, Ananiya, niki gitumye Satani yuzura umutima wawe ukabeshya umwuka w'Imana? Hashize umwanya Safira araza, atazi ibyabaye ku mugabo we. Petero amubaza uko bimeze, asubiza nk'iby'umugabo we, yikubita hasi, umwuka urahera nawe baramuhamba. Uyu mwuka aratunekera akagaruka akatuneka. Niwe ukubuza bya bindi ajya kubuza. Niwe ukwereka inzira ugomba kunyuramo. Uyu mwuka arafuha. Agira gute? Muringi yavuze ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, uzamenye ko umwuka wera hari ibintu yarebye. Yarebye ko usigaye uyoborwa n'umubiri, ngo arangije arigendera, ariko musaba uti garuka. Haleluya. Hari twaririmbye avuga ngo turamukeneye kuko dufite intambara ikomeye. Hari urugamba utabasha kurwana udafite umwuka wera. Tugiye gusoza. Uyu mwuka wera yafashe akazi, n'Imana ifata akazi, na Yesu afata akazi. Imana yafashe akazi ko kurema umuntu. Umwuka wera afata, Yesu afata ko gucungura umuntu. Umwuka afata ko kumukurikirana. Kugira gute? Dufite gikurikirana. Zamura cyane. Dufite gikurikirana. Uyu mwuka aradukurikirana. Kandi abagabo bose bari mu kazi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ndagiye ariko ndamusize. Azabakurikirana, azaganira nawe, azakuburira, azakugira inama, azakubuza ibibi, azagukoresha, azagufuhira. Uyu mwuka arafuha, arafuha, arafuha. Kandi uyu mwuka ijuru muririmba nawe uzarijyamo atazamuwe n'umwuka. Ntabwo bibaho. Bibiliya igaragaza ko hazabaho ikintu cyitwa mitasiyo cyangwa se ihererekanyabubasha. Uyu mwuka azakujyana guhereza Yesu. Yesu akujyane aguhereza Imana, ayibwire ngo abantumye bose ngaba ndabazanye. Hasigaye umuntu waramanye bito wo kugira gute? Wo kurimbuka. Kandi inyanja yitwa Rufu umuntu wese azayicamo. Umuntu wese, umupagani, umurokore bazaca muri iriya nyanja yitwa Rufu. Ari umenya ngo nubona nimbona ngeze ku nyanja ya Rwaruzi uzame gutinyuka. Ni umwuka wera uzaba uhari. Kandi inyanja abantu bazayambuka, bazayoga, ariko ngo abantu bazagenda banyuzwamo n'imirimo bakoze yo gukiranuka. Nitugera hakurya tuzahasanga abadayimoni benshi bikoreye ibitabo by'ibirego.
bakurega babungana ya mazina yawe ya kera, ndagira babwira umwuka hazabaho gutuza. Abamarayika bazaba batuje, abadayimoni basakuza bavuga ngo nuriya ni uwacu, udomoro ni uwacu, tumuzane udomoro yibaroga. Ngo ariko umwuka azagenda agenda rero ku ntabure wawe ubika imirimo. Ndabamenyesha ko mufite ku ntabure ya mirimo yose ukora, ari ku ntabure ubika imirimo yawe. Umwuka azazana igitabo cy'imirimo yo gukiranuka, amazina azaba yarahindutse azakirambura. Uwo munsi uzahabwa izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse umuntu urihawe. Komera Imana amashyi. Mwuka Wera uzahabwa izina rishya ritazwi n'umuntu wese. Reka dusoze. Twasomye amakuru avuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana rukomeye ruracyahagaze, rwanditse ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Umwuka atanga ikimenyetso, umwuka ashyiraho abantu ikimenyetso. Uyu Mwuka Wera urufatiro rukomeye rw'Imana. Hari imfatiro zigeze muri 4 cyangwa 5. Hari urufatiro rw'amafaranga, umuntu afite amafaranga ni ukuri kw'Imana, Imana yaduhe. Uru ni urufatiro unyura ahantu abandi bananiwe kunyura kubera agafaranga. Nimujya mubibonera hata aya mafaranga uwacu yatubwiye ngo yigeze amushiraho, siko watubwiye rata ngo atangira kujya yihisha abo bacuruzanyaga. Urufatiro rurangira cyane ko amafaranga agira ibintu ibi, agira amababa abiri, iri yazanye yasubizayo. Ariko aya mafaranga y'ubuke ko agira izina, agira izina. Hari amafaranga yakuye hano ku Karago, yego usabwe kuyitwaramo neza. Ese amafaranga urufatiro turukiranukamo, reka dukomeze. Hari urundi rufatiro rwitwa ababyeyi. Iyo umuntu afite ababyeyi ntabaguye neza rata. Hari umugore ufite mama na papa hano cyangwa umugabo ufite mama na papa ngo agire gutya, yizire yambaye rinete, yizire dusoze iteraniro. Mwana ko umugabo afite mama na papa uriho neza. Uyu ngo afite mama na papa, ufite abana bangahe se? 2. Abyaye 2. Uyu mugore iyo agiye iwabo nta hantu hamwe yemerwa guhezwa, inzu yose arayizenguruka. Niko kuri. Kandi ikintu cyose wasanga uririra ndabirya rwose, kubera ko nta bwoba aba afite. Muraho urufatiro rwitwa ababyeyi ni urufatiro rukomeye. Murabona abagabo bangana kuriya, umugore washatse yaguha ubugari bwaraye ukaburya. Wowe waharya ubugari bwaraye? Ngo ntabwo yarya. Ariko ubu mama we amuhaye umutsima umaze 4 mu kibo yawurya. Mfite umukecuru buje imyaka 3. Nagiye kumusura ndi kumwe na madamu, amubugari bumaze nka 4 mu kibo, kandi nge mburya bugishyushye butaramana 5 nibwo mpita mburya. Naraburiye mbusomeza amata asharira maze iminsi n'ibishyimbo bikumbagaye. Ngora bambwa ati none se byakugendekeye bite? Ndanga ni urufatiro. Bukozwe nande? Urufatiro rwitwa mama. Iyo ruhari aka gatebe ko kabagenzi ko hanze nko kwicaraho, wicara gatebe k'imbere mu nzu.
ariko ntiyavuze ko urufatiro rwitwa mama rujya ruvaho, hakaza undi uza guha umusaza Paul yego atera agatebe hanze k'abagenzi akaba ko nawe uzakicaraho kubera ko ntabwo hakiri nyoko, jya kwicarira. Nimurebe hano, umugore uje gusimbura mama wawe uhita umwita ngo ni umugore wa papa, yego. Ese urumva azakwita umwana we? Azavuga ngo ni abana b'umugabo wanjye. Muraho, bitewe n'uko urufatiro rwasenyutse rwitwa mama. Urufatiro rwa gatatu ni amashuri. Imana ibaha abantu bize. Umuririmbyi wize Icyongereza yira muri korari akayihindura Abongereza, kandi nibyo sibyo. Ariko urufatiro rujya rurangira, nyirabwo ajyana diplome ye bakamushinga diplome nta wundi muntu uyikoresha. Sinabonye n'amaperime, iyo ugiye perime yawe nta wundi muntu uyikoresha. Urufatiro rwa rundi rwa kane rwa gatanu niwo mwashakanye. Mwagize mute? Uwo nawe ujya umuherekeza ukamujyana hahandi cyangwa akaguherekeza. Ariko umwanditsi yavuze ngo nubwo izo mfatiro zose zisenyuka, aravuga ngo nyamara urukomeye rw'Imana ruracyahagaze. Rwanditseho ngo Uwiteka azabe, haba nijoro abantu batabona Uwiteka azabe, haba mu nzara Uwiteka azabe, no muri covid yamenyane abera abasi ahatagaragara mu mwijima Uwiteka azabe, aho ibintu bitemera Uwiteka azabe. Imana ishimwe. Uwiteka azabe, kandi yashyizeho ikimenyetso aricyo Mwuka Wera. Umwuka Wera ni kashe, niho dusoreje. Mwuka Wera ni iki? Ni kashe. Umwuka ni kashe, ni ikimenyetso kidasibangana, ni kashe. Aho ugenda hose ufite kashe. Umugabo bita Petero arimo yihakana Yesu, umujara aramubwira ati wikwiriye kuvuga byinshi, n'imvugo yawe irakugaragaza. Mwuka ni kashe. Uwacu yavuze ngo mu nzu y'inyumba ntabwo harimo ibikoresho byiza, harimo iby'ifeza gusa, habamo n'ibikoresho by'imva n'iby'ibiti, n'ibikoresho mu mirimo y'icyubahiro.